ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mugira amahoro ya Kristo Yesu. Hano ni ku ijwi ry'umukanguzi. Impamvu uhageze ni uko Imana yagutoranyije nawe ukabyemera. Icyo usabwa ni ugutanga umwanya kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Uwo mwanya ukawutanga ubwenge bwawe nabwo buri concentré kugira ngo utumve ijambo ry'Imana rikaguhombera ubusa. Ubundi kumva ntabwo ari ukumvisha amatwi, nuko ikivuzwe kigera mu mitekerereze kigakira icyo gikoramo. Imana ishimwe. Ku ijwi ry'umukanguzi ni urusengero, ni online church. Impamvu tuvuga ko ari urusengero ni ibikorwa by'Imana kandi mu buryo bw'ubutumwa bwiza bihabera. Birumvikana ko ari urusengero kuko n'ubundi niyo ntego y'urusengero, kuko tuhahurira twese turi abizera. Nge ndi Aniseti niyo mugabo. Imana yaraduhamagaye tugirira icyizere nk'uko nawe yaguhamagaye, irakwizeye guhaye umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Iyo tuvuga ngo ijwi ry'umukanguzi, ijwi ubundi uri kumva ni iryanjye, ariko ukangura ni Kristo. Iyo mvuze rero mu izina rya Kristo, mugakanguka kubwe, aduhana kuba maso, akadufata mu maboko. Tuhagira ibiganiro byinshi bitandukanye, niyo mpamvu twifuje kubana namwe tukabaha iri tangazo. Dushaka kujya dukora amateraniro ya Ranchawa online, umunsi wo kuwa kabiri n'umunsi wo kuwa kane, saa sita z'amanywa ugendeye kuri standard time y'iwacu hano mu Rwanda. Hari abantu bagiye batubwira ngo nitubashyire muri groupe y'amasengesho, ntayo tugira. Icyakora ufite ikibazo uratwandikira. Muri iri tangazo rero tubahaye, twabateguzaga kubana natwe kuwa kabiri no kuwa kane mu masengesho ya Ranchawa. Mujye muza tubane, ni amasaha abiri, dutangira saa sita tugasoza saa munani kandi tugira ibihe byiza. Hagize impinduka zizajya ziba n'ubundi ni tuzajya tubitanga mu matangazo. Impamvu yindi ndi buze kubabwira, hari abantu batubwira ngo tujye tubasharinga link. Kuva mbayeho uwo muhamagaro si uwanjye, njye mbashaka ngo hasenga umuntu wumva afite umwanya. Kuba Aniseta ari njye ugiye kubwiriza nkagusharinga, meze nk'umuntu uri guprofita umwanya wawe. Cyakora ngiye kumva iteraniro, nkumva ijambo ry'Imana rimfashije, nari gukaza kuryumvira igihe. Ariko sindi muri ba bigisha babwira abantu ngo nimuze mu nyumve. Oya, sinjye, ni Kristo. Nakureshya rero uzajya wisanga mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntawe uza aho ndatarehejwe na Data. Ntabwo mbabwiye ko gusharinga ari bibi, ariko kwa Aniseti ntabwo nzajya mbikora ngo ngusangize ikiganiro ngiye gutanga ubimbwiye wowe ubinsabye. Kora subscribe, uzajya ubona notifications zacu, hanyuma ukurikira amateraniro kandi updates zose zizajya zikugeraho ubibone. Imana ishimwe. Hari abantu rero bajya batwandikira ngo dusengane nabo, ariko agahita tubwira ngo ndashaka ko munsengera akarekeraho. Ntitukuzi, ntutwibwiye, ntutubwiye icyifuzo, ndashaka ko mudusengera. Impamvu tutabasubiza hano ni kuri social media. Social media ibaho n'abantu bajya baduhamagara bakadutuka. Hari n'ukwandikira message nziza ukagira ngo ni umukristo, ejo wamusubiza agahita gutuka. Rero twebwe tugendana n'abafite gahunda tuba twashyizeho, nibo tumenya ko bari ready mu bikorwa by'iyobokamana cyangwa by'ijambo ry'Imana. Reka tubashimire ubufatanye mubana natwe, tubashimire inkunga mukunda gutanga, kuko inkunga yanyu mu bifatika, buryo bw'amafaranga, ibitekerezo, ushobora no kutwoherereza igikoresho ukavuga ngo iki muragikenera. Iyo yose tuba tuyikeneye kuko nta cyubu kidakeneye amafaranga. Internet iragurwa, amabuye ari muri izi mikrofone, muri kamera, umuriro, machine, byose deja nuko na amafaranga. Rero iyo muduteye inkunga muba mutumye ivugabutumwa turikorana umutima utuje. Niyo mpamvu tuba tubasabye inkunga, kandi nta nkunga ntoya iriho mu murimo w'Imana. Reka tubashimire. Uhoraho umwami w'amahoro abaha umugisha, ubuntu n'imbabazi n'urukundo bibonerwa muri Kristo Yesu bibe muri mwebwe kubwo kumwizera none n'iteka ryose. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.